Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luke, kuba tutamenyeranye ndabakiriye muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana mu nyigisho tumaze iminsi tuganira. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku nyigisho ivuga ku abamarayika cyangwa se ibiremwa byo mu isi y'umwuka. Ibintu byaremwe byose biri mu buryo bubiri. Hari ibyaremwe byo mu isi bigaragara n'ibitagaragara. Hari ibigaragara ari byo abantu bagaragara, inyamaswa, ibiti n'ibindi, ariko hari n'ibitagaragara. Hari ibiremwa bitagaragara nyamara biriho byo mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo ndagira ngo tuganire kuri ayo magambo, tureba ku isi y'umwuka isi ikora gute n'ikindi cyose ijambo ry'Imana ribivugaho. Reka dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye kubw'uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana na bene data. Vugana n'imitima y'abantu bawe, vugana n'ubwoko bwawe Uwiteka Mana yacu. Ndagusabye kugira ngo mwamugenderere umuntu wese tuganira aya magambo, uvugane nawe Data. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose, ngusabye umugisha mwami, mu izina ry'umwami Yesu, amen. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 148 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo haleluya, nimushimire Uwiteka mu ijuru, nimumushimira ahantu ho mu ijuru, mwabamarayika be mwese mwe, nimumushime, mwangabo ze zose mwe, nimumushime, amen. Abamarayika ni bande? Abamarayika ni ibiremwa byo mu buryo bw'umwuka bitagaragara, bariho ariko ntibaboneka. Ibintu byose biriho biri mu buryo bubiri. Hari ibyo mu buryo bw'umwuka n'ibyo mu buryo bw'umubiri. Ibyo mu buryo bw'umubiri ni ibigaragara nk'uko twari tubivuze, iby'Imana yaremye bigaragara, ibiti biri fizike bigaragara. Ariko ibyo mu buryo bw'umwuka ni abamarayika, ndetse harimo n'isi y'umwijima irimo abadayimoni, nabo turaza kureba uko byagenze kugira ngo bashe kubaho. Ariko by'umwihariko umuntu ni ikiremwa cyo cyihariye. Umuntu ni ikiremwa, nicyo kiremwa cyonyine gikora kuri izo si zombi, ku isi y'umwuka no ku isi y'umubiri. Umuntu yaremwe ari umwuka ariko utuye mu mubiri. Imana irema umuntu, twarabibonye mu nyigisho yitwa iremwa, yuko yabanje kurema uyu mubiri, irangije ushyiramo ikintu cy'imbere, icyo ijambo ry'Imana ryita ngo ni umwuka w'ubugingo, muhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Rero umuntu nicyo kiremwa cyonyine gifata ku isi y'umwuka no ku isi y'umubiri. Iyo umuntu apfuye ni umuntu w'imbere, cyangwa se umwuka uba uvuye mu mubiri ukagenda ugasubira ku Mana, ukagenda mu isi y'umwuka. Ibiremwa byo mu isi y'umwuka ntabwo bipfa, ntabwo birekeraho kubaho. Abamarayika ntabwo barekeraho kubaho. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ibiremwa bitarekeraho kubaho, cyangwa se bidapfa, ntabwo bapfa. Urupfu rwo mu mwuka ntabwo ari ukurekeraho kubaho, ahubwo ni ugutandukana n'Imana, ni ugutandukana n'Imana. Rero hari ibintu by'ingenzi numva nifuza ko dutangira ukwiriye gusobanukirwa ku bamarayika. Icyambere ni icyo ngicyo narimvuze, cyuko abamarayika ni ibiremwa byo mu isi y'umwuka. Ntabwo baboneka n'amaso y'umubiri, ntabwo baboneka. Iyo umuntu ababonye ni ukuvuga ngo ni ayandi maso aba ari kumureba. Ni Imana ibimukozeho ikabasha gukora guhumura amaso ye yo mu buryo bw'umwuka, akabasha kubabona. Ariko ubundi mu buryo bw'umubiri ntabwo ubabona. Ikindi mu bundi buryo nanone, abadayimoni nabo mu isi y'umwuka hari igihe bakora ubwo mu mbaraga zabo, bagakora umuntu akabasha kubona isi y'umwuka, akagira kubona mu isi y'umwuka. Ariyo mpamvu abapfumu n'abarozi n'abandi nabo babasha kubona mu isi y'umwuka mu mbaraga z'abadayimoni. Ariko ubusanzwe abamarayika ntabwo bagaragara. Ikindi, abamarayika baremwe mbere y'uko umuntu aremwa. Ni byo biremwa byaremwe mbere y'uko umuntu aremwa. Umuntu yaremwe, abamarayika bararemwe. Ibyo ijambo ry'Imana rirabigaragaza. Ikindi ni uko abamarayika batabarika. Abamarayika ni benshi cyane, ni benshi, ni umubare utabarika. Niko ijambo ry'Imana mu Baheburayo 12:22 havuga, ntabwo umubare wabo ubasha kubarika. Ikindi ni uko abamarayika barusha abantu ubushobozi, barusha abantu imbaraga. Ntabwo umuntu anganya imbaraga n'abamarayika. Abamarayika bafite ubushobozi buruta ubw'umwana w'umuntu. Ikindi nanone, abamarayika
ntabwo ari abagabo cyangwa abagore. Abamarayika iby'abagabo n'abagore ni ibyo mu buryo bw'umubiri, ni iby'umubiri. Yesu yaravuze ngo mwizuka abantu bazamera nk'abamarayika, ntibarongorwa, ahubwo bamera nk'abamarayika mwizuka. Ni ukuvuga ngo abamarayika iby'abagabo n'abagore ni ibyo mu buryo bw'umubiri, ntabwo ari iby'abamarayika. Abamarayika rero akenshi iyo turebye mu ijambo ry'Imana tubona ko bagiye bihishurira abantu, bakabihishurira bafite ishusho y'abagabo, ari nk'abagabo, ariko ntabwo bisobanuye yuko mu by'ukuri ari abagabo cyangwa se ari abagabo mu buryo bw'ibitsina. Hoya, kuko ibyo ni iby'imibiri, ntabwo ari iby'abamarayika. Ikindi ni uko abamarayika nubwo ari ibiremwa bibana n'Imana, umuntu yahawe icyubahiro kiruta icy'abamarayika. Haleluya. Ndagira ngo mbwire mwene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo abamarayika baremwe mu ishusho y'Imana. Twebwe abantu nitwe twaremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo twahawe icyubahiro kiruta icy'abamarayika. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana tubona yuko abamarayika ijambo ry'Imana ribita abagaragu b'Imana, ariko abantu ijambo ry'Imana ritwita abana b'Imana iyo twamaze kwizera Yesu. Abamarayika ntabwo bo bitwa abana b'Imana, ahubwo ni abagaragu b'Imana. Natwe urundi ruhande turi abagaragu b'Imana kuko turayikorera, ariko icyubahiro gikomeye dufite ni uko turi abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Buriya abantu bamwe bajya bishimira kwitwa abakozi b'Imana ariko ntabwo kwitwa umukozi w'Imana bifite icyubahiro kuruta kwitwa umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murebe urukundo Imana yadukunze, Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi, ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ibasha gukoresha ibintu byose, ikoresha n'abatizera n'abatayizi, ariko abana b'Imana nabizeye Yesu. Haleluya. Ni icyubahiro gikomeye. Impamvu tubasha kwitwa abana b'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko dukomoka ku Mana. Twarabibonye mu iremwa ko umuntu akomoka ku Mana direct. Umuntu afite parti yiwe ikomoka ku Mana. Wa muntu w'imbere akomoka, ni substance y'Imana iri mu muntu, ni substance y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero niyo mpamvu iyo amajije kongera gusubira mu bumwe n'Imana kubwo kwihana ibyaha akakira Yesu, ahinduka umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kuba marayika nuko bakorera Imana mu ijuru, n'abagaragu b'Imana. Mu ijuru habaye imirimo myinshi. Abantu bazi yuko mu ijuru ngo umuntu iyo ageze mu ijuru ngo nukwicara ubundi agacuranga inanga iteka ryose. Ntabwo ariko bimeze. Mu ijuru habayo activite nyinshi cyane. Icyo kora mu ijuru nta muruhu ubayo. Nta muruhu ubayo, umuruhu wazanywe n'icyaha. Ariko mu ijuru barakora. Mu ijuru ntabwo abantu baba bored. Ese abantu bahora bacuranga iteka ryose bana ba bored. Mu ijuru ntabwo abantu baba bored. Mu ijuru habayo activite nyinshi cyane, ariko zose kuzikora ni umunezero. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kidakurwaho mu ijuru ni umunezero. Ni umunezero w'iteka ryose. Haleluya. N'ibikorwa bibayo byose bikorwa mu munezero. Haleluya. Ariyo mpamvu abana b'Imana iyo dukijijwe, Imana idusogongeza ku munezero w'ijuru. Ibasha kudusogongezaho tukabasha kuguta, tukabasha kumva uburyo ab'ijuru batajya bababara, batajya bahangayika. Yesu ashimwe cyane. Natwe tujya dusogongera kuri uwo munezero udaturuka mu bintu byo mu isi. Niyo mpamvu umwana w'Imana ntabwo anezerwa ko yabonye ibintu, anezerwa kuko ari umwana w'Imana, kuko afitanye ubumwe na Yesu. Iyo Yesu ari mu bugingo bwacu turanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kuba marayika nubwo bakorera Imana mu ijuru, ariko banatumwa n'Imana gufasha abana bayo bari mu isi. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamarayika ngo ni imyuka itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Baheburayo 10:14. Ni imyuka itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Abamarayika batumwa kudukorera, abamarayika batumwa kuturwanirira, batumwa mu buryo butandukanye. Hari umuntu umwe turaza kubibona hepfo mu byiciro by'abamarayika. Hari umupasiteri umwe negeze kumva wo muri Amerika. Igihe kimwe yumvishije ijwi rimubwira, hari nijoro aryamye, yumva ijwi riramubwiye ngo byuka, ngo ujya muri saro. Ava mu cyumba ajya muri saro. Ageze muri saro asanga harimo umumarayika afite inkota mu ntoki. Uwo mumarayika aramubwira, yari umumarayika usa n'uteye ubwoba, nyine ufite igitinyiro kuri we, ubona yuko atinyitse, afite inkota mu ntoki. Aramubwira ngo ndi marayika Mikayeli, ngo hano habereye intambara.
ngo Imana yari yatwohereje kukurwanirira ngo kuko wari watewe. Umugabo yari yibereye mu buriri aryamye asinziriye, ariko Imana iramurwanirira, yohereza abamarayika wo kumurwanirira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo yarebye, noneho arebye hanze abona hari abandi bamarayika benshi cyane bari bari kumwe n'uwo ngo Mikayeli. Noneho barangije baramusiga baragenda, intambara yari irangiye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo buhamya yarabutanze bufasha bera cyane, nawe bugufashe muri uyu mwanya. N'ubuhamya busa n'uburi mu byanditswe byera n'ubundi, ubwo ingabo z'Abasiriya zateraga Elisa, maze umugaragu wiwe azibonye agira ubwo bahinda umushyitsi. Ariko Elisa aramubwira ngo humura, abari kumwe natwe ni benshi kuruta abari kumwe nabo. Abari kumwe natwe yavugaga n'abamarayika bari kumwe natwe ni benshi, ni ingabo z'abamarayika. Arangije ngo arasenga, aravuga ngo Imana muhumura amaso, Imana imuhumura amaso, abona umusozi wose wuzuye ingabo z'abamarayika zirinze Elisa. Yesu ashimwe cyane. Rero abamarayika batumwa gukorera bera mu buryo bwo kubarinda. Ubundi ijambo marayika risobanura intumwa, mu buryo bwo kubazanira ubutumwa. Tujya tubibona mu ijambo ry'Imana, abamarayika bazana ubutumwa babwira abantu uti Imana irantumye ngo nkubwire gutya na gutya, kwa Koruneliyo ibice 10 by'ibyakozwe n'intumwa n'ahandi henshi. Abamarayika kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko aribo bajyana abantu bamajije bavuye mu mubiri. Iyo abakristo abana b'Imana bavuye mu mubiri, bapfuye mu mubiri, roho zabo cyangwa se umwuka wabo ubwabo ari bo bantu nyabantu, abamarayika babatwara mu ijuru. Abamarayika nibo bafite iyo ministeri yo gutwara abana b'Imana, kwakira abana b'Imana mu ijuru. Negeze kuba igihe kimwe ndi kumwe n'umuntu wari ugiye kuva mu mubiri, ngiye kubona mbona ari kureba, asa n'uri kureba umuntu, mbona asa n'uri kwitegereza umuntu. Nyuma aza kugaruka ambwira ijambo, ambwira ko yari ari kubona marayika, hari marayika wari waje kumutwara. Abamarayika rero bafite umurimo wo gutwara abana b'Imana bakabajyana mu ijuru iyo bavuye mu mubiri. Ikindi kandi abamarayika nibo bazatwara itorero, nibo bazazamura abana b'Imana ubwo impanda izavuga. Ijambo ry'Imana rero ravuga muri Matayo 20:31 cya 24:31, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu azatuma abamarayika be bateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukagera ku yindi mpera. Ni ukuvuga ngo abamarayika nibo bazazamura abana b'Imana, nibo bazazamura itorero. Hari abantu benshi bagiye bigishwa inyigisho rivuga ngo umwuka rero niwe uzazamura itorero, ariko ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana riri clear, risobanura mu buryo busobanutse yuko abamarayika n'ubundi bafite iyo ministeri yo kujyana abana b'Imana, ni nabo bazatwara abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abamarayika bafite imirimo nyinshi yihariye itandukanye, nubwo yenda byose atari ko umuntu yabivuga ahangaha cyangwa se yabirangiza. Yenda hari n'ibindi byinshi Imana irushaho kugenda yishurira umuntu umunsi ku wundi kugendana n'Imana. Rero abamarayika bafite ibyiciro bitandukanye bakoreramo, bari mu byiciro bitandukanye cyangwa se bafite n'amazina atandukanye bitewe n'ibyiciro byabo. Hari icyiciro cyitwa abakerubi. Abakerubi ari nabo Satani ataragwa yari arimo, ijambo ry'Imana ko rivuga. Abakerubi ni umutwe umwe w'abamarayika bari mu ijuru. Hari n'abasirafi nabo n'undi mutwe, turabibona mu Yesaya 6. Hari n'abamarayika nabo bihariye, abamarayika bihariye bafite ministeri zihariye bakomeye, niko navuga, bafite umurimo wihariye imbere y'Imana. Abo bamarayika harimo marayika Mikayeli, ijambo ry'Imana rigaragaza nka marayika w'intambara, marayika w'intambara cyangwa se niba yamwita chef d'état major, sinzi ni umugabo ibyo byose, niba umuntu yamwita umugabo w'ingabo sinzi ko umuntu yamwita, ariko ni marayika ukuriye itsinda rishinzwe kurwana cyangwa se abamarayika b'abarwanyi b'intambara, kuko ntabwo abamarayika bose ari ab'intambara. Hari abamarayika bafite inshingano zitandukanye, ariko hari team iyobowe na marayika Mikayeli ishinzwe kurwana. Hari undi marayika witwa Gaburiyeli, ijambo ry'Imana rimutugaragariza nk'intumwa. Kenshi aratumwa, ariko ni marayika
uhagarara ngo imbere y'Imana ufite ubutware. Tumubona atumwa kuri Mariya, tumubona atumwa mu buryo ahantu hagiye hatandukanye, tubona atumwa kuri Zekariya n'ahandi hatandukanye, ariko ni marayika uhagarara imbere y'Imana ufite ubutware nawe ukomeye, ni marayika ukomeye nawe. Ijambo ry'Imana ryongera kugaragaza undi mu marayika wihariye mu isezerano rya kera, akenshi niho agaragara cyane. Ijambo ry'Imana ryita marayika w'Uwiteka. Iyo turebye ubwo Aburahamu yajyaga gutamba Isaka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo marayika w'Uwiteka yamuhamagaye ari mu ijuru, aramubwira ngo ntugire icyo utwara uwo mwana, kuko nabonye ko unkunda, ngo kandi nzaguha umugisha. Rero marayika w'Uwiteka iyo yihishuye, yihishura nk'Imana, avuga nk'aho ari Imana, ntabwo avuga nk'intumwa. Ubundi marayika risobanura intumwa, ariko marayika w'Uwiteka iyo avuga ntabwo avuga nk'intumwa, ahubwo avuga nk'aho ari Imana ubwayo iri kuvuga. Marayika w'Uwiteka tumubona abonekera ababyeyi ba Samusoni, tumubona ahantu hatandukanye, ariko aho agaragara hose mu isezerano rya kera ntabwo avuga nk'intumwa, ahubwo avuga nk'Imana ubwayo iri kuvuga. Ariyo mpamvu bishoboka cyane yuko ari ishusho y'umwana w'Imana, ari Kristo ubwo yari atarahishurwa. Ibizima bine ni irindi tsinda naryo umuntu yakwita ko ari iry'abamarayika, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ribita abamarayika, ribita ibizima bine. Ariko nabo bafite umurimo, bafite ministeri bakora imbere y'Imana, nabo ni ibiremwa bifite umurimo wihariye, biremetse mu buryo bwihariye. Hari abajya bagerageza kubishushanya, ariko biragoye no kubishushanya, ni imagination, ariko biragoye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ribivuga mu buryo butandukanye ibizima bine. Ijambo ry'Imana ribigaragaza hatandukanye, by'umwihariko mu Byahishuwe igice cya 4, aho Yohana yabibonye bwa mbere biri imbere y'intebe y'Uwiteka. Rero abamarayika n'abagaragu b'Imana, ni Imana yabaremye, ariko hari igihe cyabaye haba ikibazo mu bamarayika, ariho habayeho kugwa kw'abamarayika. Kugwa kw'abamarayika niryo tangiriro ry'uwitwa Satani. Satani ni umumarayika waguye. Satani yahoze yitwa Lucifer, ni ijambo riri muri Yesaya igice cya 14:12. Ntabwo Bibiliya zose zakomeze zimwita Lucifer, ariko King James Version mu Cyongereza na New King James Version ziracyafite iryo zina Lucifer, ariko izindi ryo ryagerageje kurisobanura, ariko ni iryo zina. Ijambo ry'Imana rero rigaragaza ko ari umumarayika waguye. Dusomye muri Ezekiel igice cya 28 umurongo wa 15 guhera ku murongo wa 15, hari amagambo avuga ngo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi twikira we, ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo ukagukongora, maze nguhindurira ivu imbere y'abakurebaga bose. Yesu adufashe cyane. Aya magambo avuga ku mumarayika waguye. Ijambo ry'Imana avuga ngo wa mukerubi utwikira we. Nuko ngo yari umukerubi. Satani mbere y'uko agwa, Lucifer yari mu cyiciro cy'abakerubi. Yari afite ubutware bukomeye, yari afite ubwenge bwinshi ngo n'ubugenza bwinshi, ngo yagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Iyo dusomye muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugera kwa 14, ijambo ry'Imana ratubwira ngo yaravuze ngo nzazamura intebe yanjye ireshye n'iy'Imana isumba byose, ngo isumba inyenyeri zo kwijuru. Inyenyeri aho ngaho bishoboka cyane ko bishatse gusobanura abamarayika, ko yashakaga gusumba abandi bamarayika, ahubwo agahinduka Imana, agafata icyubahiro cy'Imana. Ngo byaturutse he? Byaturutse mu bwenge bwinshi n'ubugenza bwinshi Imana yari yaramuhaye. Ariyo mpamvu iyi Imana iguhaye isumbwe ku bandi,
pay attention. Satani ashaka kugushyiramo umutima nk'uwe wo kwishyira hejuru w'ubwibone, ukava mu mwanya Imana yakugeneye kubamo ukumva yuko uruta abandi. Bene data, niba Imana iguhaye ubuhanga kurusha abandi, si uko ubarusha agaciro. Niba Imana iguhaye ubutunzi kurusha abandi, si uko ubarusha agaciro. Ikintu cyose Imana yaguhaye cyisumbwe ku bandi, jya umenya yuko ari opportunity, ari amahirwe yaguhaye yo kuyikorera, yo gufasha abadafite ibyo ngibyo Imana yaguhaye. Cyaba impano, bwaba ubutunzi, bwaba icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe abayimenye turi ibisonga. Dukwiye kuba ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Turi ibisonga, turi abajera bajera umutungo w'Imana. Rero Satani we yari afite isumbwe ku bandi bamarayika, yari afite ubwiza, icyubahiro kurusha abandi bamarayika. Noneho yishyira hejuru, ashaka gufata icyubahiro cy'Imana. Imana iramuca, Imana iramuhana. Ariko muri uko kugoma hari abamarayika bandi bifatanije nawe, baracibwa. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwereka yuko nawe afite abamarayika. Yesu yabivuzeho muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 41, avuga ku bijyanye n'umuriro. Aravuga ngo ni umuriro wateguriwe umwanzi n'abamarayika be. Hari abamarayika bakurikiye Lucifer, bagumana nawe. Imana irabaca, ibacana na Lucifer na Satani. Aribo babaye ingabo ze barwanya abera, bafatanya nawe kurwanya abana b'Imana. Rero Satani yari afite imbaraga. Imbaraga yari afite ntabwo Imana yazimwatse. Iki nicyo kintu gikomeye abana b'Imana dukwiye kumenya. Imana yatse Satani, yambuye Satani ubwiza, ariko ntabwo yamwambuye imbaraga. Kubera iki? Imana mu buhanga bwayo, mu bwenge bwayo, ntawe yibaza ngo uragira ibiki. Yabonye yuko hari umugambi wayo ibasha kugusohoza, rero imwemerera kugumana izo mbaraga. Satani rero afite imbaraga. Ntabwo ukwiriye gusuzugura imbaraga za Satani. Ijambo ry'Imana mu Befeso igice cya 6, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 n'uwa 11 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 12 ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwire, hariho intambara iriho hagati y'itorero ry'Imana, aribo bana b'Imana, na Satani. Reka iki ngiki nkivuge neza. Nta ntambara iri hagati y'Imana na Satani. Ntabwo Imana irwana na Satani. Satani ni ikiremwa, Imana ni umuremyi. Ntabwo umuntu yarwana n'ikibindi yabumbye. Oya. No. Abantu barwana ni abantu bafite ukuntu babasha guhangana mu mbaraga. Intambara iri hagati y'abana b'Imana, y'itorero ry'Imana na Satani. Ntabwo iri hagati y'Imana na Satani. Urwango Satani afitiye Imana ntacyo abasha kuyikoraho. Ahubwo urwanga yifitiye arusuka ku bantu. Ariyo mpamvu arwanya abantu, kuko Imana yo ntabwo yayirwanya. Imana ikikora ni ukurwanirira abantu, ariko ntabwo ari irwana na Satani nyirizina. Ahubwo ni twebwe yaduhaye ubutware kugira ngo turwane n'umwanzi wacu ari we Satani. Kandi iyo tuyitabaje iduha imbaraga zo kunesha umwanzi, iduha ubutware bwo kunesha umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Rero Satani afite imbaraga. Iyo abantu bari ku rugamba, ikintu ukwiriye kumenya muri iyi ntambara y'umwuka turwana, nuko ntabwo ukwiriye gusuzugura imbaraga z'umwanzi. Iyo usuzuguye imbaraga z'umwanzi uhura n'ibibazo. Abasha kukugirira nabi, ukumirwa cyane. Satani afite imbaraga. Satani afite imbaraga, abasha guteza ibyago, abasha guteza akaga, ayobya abari mu isi bose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abari mu isi, ab'isi bose bari mu mubi.
ijambo ry'Imana rivuga ngo ni cya cyoka kiyobya abari mu isi bose. Satani rero afite imbaraga, ariko ntabwo afite imbaraga wagereranya n'imbaraga z'Imana. Imana yishobora byose, ariko Satani afite imbaraga ziruta iz'umwana w'umuntu, ziruta iz'abandi badayimoni. Yesu adufashe cyane. Ndetse bigaragara yuko no mu bamarayika hari bamwe barwana, kuko hari umumarayika umwe ijambo ry'Imana ritwereka mu gitabo cya Daniel waje afatwa n'ingabo z'abadayimoni n'ingabo za Satani zimumarana iminsi kugeza igihe yatabawe na marayika Mikayeli. Rero Satani afite imbaraga, ariyo mpamvu imbaraga ze nizo abapfumu n'abarozi bakoresha bakora ibintu bibi bitandukanye. Benshi murabizi, ibyo byose ni imbaraga z'abadayimoni bakoresha, ni imbaraga za Satani bakoresha. Babasha guhishurirwa ibintu bihishwe, abasha guhishura ibintu bimwe, yewe n'ibizabaho bimwe abasha kubimenya, ariko ntabwo ari byose. Satani ntabwo amenya byose. Icyo kora abasha kugira amakuru menshi kuruta umwana w'umuntu, kuturuta twebwe. Ubwo yowe yagiraga ibyago, Satani yarabizi ibyo agiye kumuteza, ariko ntabwo agira ubumenyi nk'ubw'Imana. Ntabwo amenya byose, ariko abasha kumenya byinshi. Afite imbaraga rero kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo abataramenya Yesu bose, ab'isi bose bari mu butware bwa Satani, bari mu butware bwa Satani. Ndagira ngo ahangaha hari shema nshaka kubahereza. Mbere y'uko umuntu akora icyaha yari afite ubutware, hariho Imana n'abamarayika bayo, umuntu nawe yariho, ariko Satani ubutware bwe bwari munsi y'ubutware bw'umuntu. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, ubutware bw'umuntu yarabutakaje. Umuntu yatakaje ubutware. Satani ajya muri wa mwanya w'umuntu, si uko ari Imana yabimuhaye, ahubwo Satani yabyambuye umuntu Imana yabihaye kubera icyaha. None icyaha gishyira umuntu munsi y'ubutware bwa Satani, ahinduka imbata ya Satani. Yesu ntabwo yigeze yishimira ibyo ngibyo, Imana ntabwo yigeze yishimira ibyo ngibyo, kubera yuko ntabwo ari byo Imana yari yagennye. Niyo mpamvu Yesu yaje gucungura umuntu, amuvana munsi y'ubutware bwa Satani, yongera kumusubiza mu mwanya yari arimo akimara kuremwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Uyu munsi ntabwo Satani tukiri munsi y'ubutware bwiwe, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19 na 20, ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngo ariko mwe kwishimira yuko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Mwishimire yuko muri abana b'Imana. Kuba muri abana b'Imana nibyo bibaha ubutware ku mbaraga za Satani. Rero nubwo Satani afite imbaraga, muri Kristo tugira ubutware, tugira imbaraga kuruta Satani. Haleluya. Tugira ubutware kuri Satani. Ubutware bwo muri Kristo ni ubutware Imana yari yaraduhaye, Satani akabutwambura kubera icyaha. Ariko iyo umuntu akijijwe yongera gusubirana bwa butware Imana yari yaramuremeye kugira. Ariyo mpamvu icyaha ari kibi cyane. Icyaha kigushyira munsi y'ubutware bwa Satani. Icyaha kikugira imbata ya Satani. Yesu adufashe cyane. Uyu munsi rero hari benshi bakiri munsi y'ubutware bwa Satani, hari benshi batarakizwa, bataramenya Yesu. Ariyo mpamvu Yesu yadutumye ngo mugende mu mahanga yose, mubabwire ubutumwa bwiza, bihane bakizwe, mubahindura bigishwa, mubagarure bave mu butware bwa Satani, bongere bagaruke ku Mana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariyo mpamvu twebwe abana b'Imana turi mu ntambara yo kurwana tugarurira umwami wacu abarabe Satani yibye. Rero muri iyo ntambara turwana na Satani, nitwe dufite ubushobozi. Bene data, Satani afite imbaraga zo guteza akavuyo kose mubona ateza muri iyi si. Abana b'Imana nitwe dufite ubushobozi bwo gukumira activite za Satani, bwo guhagarika activite za Satani. Imana yaduhaye ubutware, ariko rimwe na rimwe ntabwo tubukoresha, bigatuma Satani akomeza arimbura benshi, akomeza akora ibyo yishakiye, kuko twebwe twahawe ubutware tutabukoresha. Dufite ubutware, dukwiriye kubukoresha kubw'izina ry'Imana, kubw'ubwami bw'Imana no kubwo agakiza kabari mu isi. Yesu ashimwe cyane. Rero hari intwaro twahawe, ijambo ry'Imana rivuga mu Befesi igice cya 6 n'ubundi umurongo wa 14 kugera kwa 18. Ijambo ry'Imana ritwereka intwaro 7. Yenda
umwami nabishima tuzabiganira mu yindi nyigisho, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mutware ukuri, mukenyere ukuri nka ceinture cyangwa se nk'umukandara, ngo mutware gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ngo mutware mwambara ubutumwa bwiza nk'inkweto, mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, ngo mutware kwizera nk'ingabo, mutware agakiza nk'ingofero, ngo n'ijambo ry'Imana nk'inkota. Ijambo ry'Imana ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Izi ntwaro zose iyo urebye uburyo ijambo ry'Imana rizivuga nk'intwaro zisa n'iz'umusirikare, urebye nk'abasirikare b'Abaroma yenda uburyo bari bameze kera, zari intwaro zigaragara z'umusirikare uri ku rugamba. Ariko izo ntwaro zose ni intwaro z'umusirikare uri kurwana intambara, ntabwo ari intwaro z'umusirikare uri guhunga urugamba. Yesu ntabwo yateganyije yuko tugomba kuzajya duhunga urugamba, yateganyije yuko turabatsinzi no kurushaho. Haleluya. Yesu yateganyije yuko tuzakomera tugakora iby'ubutwari. Ntabwo Yesu yaduhaye intwaro zo guhunga. Yesu ashimwe cyane. Cyokora iyo watsinzwe ni ukwihana ukagaruka, ariko ubundi intwaro zacu nizo kurwana intambara tugakomeza imbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndi gusoza ndagira mbabwire ngo isi y'umwuka natwe tuyirimo, turi ibiremwa bitandukanye n'ibindi biremwa byose, dutandukanye n'inyamaswa. Abantu batizera bajya bavuga ngo umuntu ni inyamaswa. Ntabwo umuntu ari inyamaswa, umuntu ni umuntu, inyamaswa ni inyamaswa. Cyokora dufite imibiri nk'uko nayo zifite imibiri, ariko twebwe ntabwo turi imibiri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inyamaswa ni imibiri, ariko twebwe ntabwo turi imibiri. Twe turi imyuka ituye mu mibiri, ariko ntabwo turi imibiri. Ariyo mpamvu umuntu w'Imana umaze gukizwa ukwiriye kumenya gutandukanya ibyo byose. Ukwiye kumenya gutandukanya, ukamenya ko wowe uri kimwe cyihariye. Rero muri iyo si y'umwuka turimo, turi mu rugamba turwana n'umwanzi kandi ufite imbaraga. Dukwiriye kwambara intwaro zose z'Imana kandi tukamenya ko turi ku rugamba. Niba hari intwaro utambaye, bishoka ko ari gukiranuka. Niba utari gukiranuka, menya ngo agatuza kawe kararangaye, umwanzi abasha kukurasa mu buryo bworoshye. Intwaro yose ukwiriye kuyambara. Satani iherezo ryiwe ryarateguwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umuriro wateguriye Satani n'abamarayika be. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 10, ijambo ry'Imana atubwira ngo Satani azajugunywa mu muriro. Satani ntabwo ategereje kwihana, iherezo ryiwe ryarateguwe, umuriro utazima waramuteguriwe, ariko icyo agambiriye ni ukumanukanamo benshi. Njyewe nawe duhamagarirwa kugira ngo dufatane urunana, dufatanye turwanire abantu Imana yaremye, dufatanye kugira ngo tubashe kubavana mu bwami bw'umwijima tubagarure mu bwami bw'umucyo. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenga Imana. Birashoboka yuko wumvisha amagambo ariko ukaba ukiri mu mwijima. Ndagira ngo ucyumva aya magambo uce bugufi imbere y'Imana, dusenganire isengesho, usubiremo ngo Mwami Yesu, mbabarira, ngwino mu mutima wanjye. Ndi umunyabyaha ariko ndihannye, ndizera ko wamfiriye ku musaraba kandi ko wazutse uri muzima. Ngusabye kugira ngo umpe kukumenya kandi uze mu bugingo bwanjye. Nyandika mu gitabo cy'ubugingo, umvane mu gitabo cyo kurimbuka, mu izina ryawe Yesu, amen. Niba usengiza isengesho wizeye, menya yuko Yesu aje mu bugingo bwawe. Shaka bene so, abandi bantu bana b'Imana bakijijwe, babagenzi bajya mu ijuru, mufatanye urugendo. Yesu aguhe umugisha.